none niba dufite divine nature, niba dufite nature divine, niba dufite akamero k'Imana, ingaruka ni iyihe? Ingaruka nuko, haleluya, ubumana dufite muri twe bukwiye guseruka. Kandi ubwo bw'Imana nibwo abadayimoni batinya. Kandi ubwo bw'Imana nibwo indwara zitinya. Kandi ubwo bw'Imana nibwo ubutindi butinya. Kandi ubwo bw'Imana nibwo abarozi batinya. Imana rero yaha umugisha. Reka rero tudatinze dushireho umutwe w'ijambo ry'Imana turi bwige munsi. Twasoma twese bidukundiye. Uwizera ni umuntu ki? Umuntu wese muri mwebwe ashobora gutanga ibisobanuro bye. Ariko reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku muntu witwa uwizera. Uvuga ngo hano byumvikane ni uwizera Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Murabona muri iki gihe cy'ikoranabuhanga abantu bashyira ibyo bita statut zabo, status, sibyo? Ese kwimwishyiraho intego yanyu niye? Bigende gute? Ushobora gushiraho kuko ise bayise status mu Cyongereza cyangwa statut mu Gifaransa. Usibye ko ushobora gushiramo n'ibitari byo, sibyo se? Ukita ko uri umuhinzi n'umworozi kabuhariwe kandi uri umujura, sibyo se? Sibyo? Ushobora kuvuga ko ukunda abana cyane kurusha abandi kandi ubahohotera. Status rero cyangwa statut mu bisanzwe hatabaye ibintu byo kubeshya, ni ibintu ushaka ko abantu bakumenyeraho, sibyo? Bamwe bashyiraho foto yabo, abandi bashyiraho iki, abandi bagashyiraho imirimo bakora, umwe wese ashyiraho ibyo ashaka. Ariko mu bisanzwe status igaragaza iyo iri yo kuri muri definition yayo. Tutavuze amastatut y'amategeko. Status mu byerekeye umuntu bigaragaza ibikurikira. Bigaragaza son rang, urwego, sa position, uko ahagaze. C'est pas rapport à la société. Son rang, urwego, sa position par rapport à la société. Hanyuma kagaragaza sa condition. Icyo ari cyo. Wabyumvise? Ibi rero mu byumve nago niwe batesha umwanya. Kuko ni mutabyumva nago muza kumva iby'Imana iza gusubiza hari. Kuko ibisubizo biri hariya nago ari ibyanjye si ibyawe, si iby'umunyabwenge runaka, ni by'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kuko kenshi dushobora kuba twitwa abakristo ariko ntitumenye icyo bisobanura. Niyo mpamvu navuze ni umuntu wese muri mwebwe afite ibisobanuro bye ashobora gutanga mu gusubiza hariya. Ese uwizera muri Kristo ni umuntu ki? Ni umuntu ki? Nuvuga ngo nimba twavuze status cyangwa statut mu buryo busanzwe, nuvuga ngo no kuba umuntu wizera cyangwa mu yindi mvugo kuri twebwe umukristo afite status, afite statut mu buryo bw'umwuka. Hayubise. Iyo rero udafite igisubizo cy'Imana mu gusobanura uwizera muri Kristo ni umuntu ki, uhita uhana na babandi kuri Facebook zabo cyangwa kuri WhatsApp cyangwa iki bashiraho muri status zabo ibitari byo. Uko umuntu akuzi ashobora ati uriya muntu arabeshya. Ibi rero ni by'ingenzi.
ndazi ko abantu benshi mu byerekeye kuba mu idini cyangwa kuba mu itorero, abantu benshi ntago mu by'Imana ntago batekereza cyane. Bazi ko ibyo niyo abateologien bo bazi ko isengera gusa bakabyina bakitahira. Ariko ni byiza ko uba impliqué, involved mu kintu wumva. Imana ishimwe. Hallelujah. Na niyo mpamvu bavuga ngo ntukajye mu bigare, kuko hariho n'ibigare bya kirokore bya gikristo. Rero status y'uwizera cyangwa statut y'uwizera ntabwo ushobora kuyifroda, ntabwo ushobora kwitira ibyo utari, kuko mu isi y'umwuka na fraude zibaho. Mu isi y'umwuka yaba Imana muri butatu n'abamarayika bayo, yaba Satani n'abadayimoni be, mu isi y'umwuka ibintu byose byambaye ubusa. Ushobora kugaragara ko utari mu bantu, kuko abantu ntago bazi byose, ntibabona byose. Ariko statut y'umukristo cyangwa uwizera Imana muri Kristo ntabwo ushobora kuyifroda, ntabwo ushobora kuyitirira. Ushobora kuvuga ubutumwa ukamubwiriza bitanga umuriro, ukamwigisha amashuri, kabibindi byose. Ariko mu isi y'umwuka byo habamo gusa ibintu biri authentique. Amashimisho mwa genuine mu cyongereza, ibintu biri authentique. Mbere y'abadayimoni statut yawe barayizi, n'imbere y'abamarayika b'Imana statut yawe barayizi. Na niyo mpamvu ni by'ingenzi kumva ibyo turi buvuge uyu munsi. Imana ishimwe. Hallelujah. Yesu yabwiye umusamariyakazi, mu magambo yamubwiye ari ijambo rivuga ngo mwebwe musenga icyo mutazi. Ararabwira abasamariya, musenga icyo mutazi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Murumva ko dushobora gusenga icyo tutazi, dushobora no kubyinira icyo tutazi, dushobora no kuririmbira icyo tutazi. Uko sa magambo tuvuga y'ingenzi ni ukumenya uwo tuvuga turamuzi. Kuko murazi ko ijambo Imana ni ijambo ushiramo buri kintu cyose. No bamwe basuzugura Imana kuko ntabwo ari Imana nyamana, kuko iriya ntabwo ayisuzugura. Imana ishimwe. Abakurikira iriya channel twafunguye, iriya chaîne personnelle, nyuzamo inyigisho ngufi ngenda mfata buri theme y'ingenzi kugira ngo ifashe abantu kugira ubukristo bw'ukuri bufite ubumenyi, kumenya icyo turi cyo. Ubu twavuze ku byerekeye igwa rya Babuloni. Daniel yasobanuriye amagambo yanditswe ku rukuta ibwami, umwami Belushazari umwana wa Nebukadinezari bari mu minsi mikuru. Hanyuma abona ikiganza, mwarabisomye ibice 5. Daniel abona ikiganza kiraje cyanditse ku rukuta mene tekelo farsin. Daniel rero niwe yaje arasobanura ngo peze divize, ngo Imana yagupimye mu minzani usanga nushitse we Belushazari, ubwami bwawe bushizeho iherezo. Hanyuma ari ijambo yavuze yuko Imana ishize iherezo guhera uwo munsi ibyo birori Babuloni imaze imyaka n'imyaka itegeka isi, yari Amerika y'icyo gihe, yuko ishizwe iherezo. Kandi muri iri joro nyine
nawe uraza gupfa. Abanyamategeko abahistorien twafashe nk'umuhistorien yitwa Francis, ubu ari mu zabukuru, yigishaga mu université akomeye, nk'université yo muri France yitwa Sorbonne, université ifite imyaka myinshi cyane, yasohoye abantu bahambaye mu by'ubwenge. Uwo rero yaravuze ngo Babuloni mu bimenyetso byagaragaye mu nzira yitwa za archéologie, les fouilles archéologiques, gucukura ahahoze imigi cyangwa amateka ya kera kugira ngo barebe ayo mateka ukuri kwabyo. Rero basanze yuko itariki n'ukwezi n'umwaka n'igihe byabereyeho yuko bizwi n'amateka ko Babuloni, amen, yasenyutse mu ijoro rimwe. Kuvuga ngo amateka ahamiriza Daniel ibice 5 ngo Babuloni yashenywe mu ijoro rimwe, yaguye mu ijoro rimwe. Ibyo rero mu bwenge bwa kimuntu ni ibintu bitumvikana, ukuntu ubwami bwari bukomeye mu mateka uhereye mu binyenjana bya 7 6 mbere ya Yesu, mu ijoro rimwe ubwo bwami bukagwa, mu mateka hakinjira ubundi bwami bw'Abamedi n'ubw'Abaperesi. Ibyo rero bivuga iki? Bivuga yuko nkuko twaze turirimba kare ngo imirimo yayo irakomeye, ijambo ry'Imana ntukarikinishe kuko niryo rifite ijambo rya nyuma. Amashimeje ku mwana. Niryo rifite ijambo rya nyuma muri buri kintu cyose. Haleluya. Mu buzima bwawe ijambo ry'Imana niryo rifite ijambo rya nyuma. Ku bihugu byose biri ku isi nuko byaba ari bihangange, ijambo ry'Imana niryo rifite ijambo rya nyuma kuko amateka ari yaragaje. Amen. Itariki 12 mumve na precision, ntabwo ari ibiri bivuga na amateka. Itariki 12 kwezi kwa 10 umwaka 539 ngo muri iryo joro abahistorien abanyamateka batubwira ko Babuloni yaraguye. Incroyable. Mwe muti incroyable mais vrai. Nashaka kubazana mwese mujya mumva imbaraga ibihugu by'ibihangange umunsi bifite, sibyo? Tufate Amerika. Nk'ubu Imana ikubwiye ngo muri iri joro iri buracya Amerika itakiriho, ni bangahe babyemerana? Ntabwo mwabyemera, sibyo se? Nyamara byashoboka. Murazi ko byashoboka? Nimba Imana ibivuze, dore uko byashoboka. Muri iri joro biriya bihugu bigize leta y'Umuz Amerika kimwe ku kindi gishobora kwivanamo. Nkuko Texas irasaba yuko yegenga, Amerika bayirashwanyuze mu ijoro rimwe. Muvuge muti ipfa kuba ari Imana yabivuze. Amashimeje ku mwami Yesu. Kubera yuko amateka yagaragaje ko Babuloni ntago byafashe ukwezi icyumweru kugira ngo Babuloni gihangange kigwe ijoro rimwe. Noneho si Bibiliya gusa bivuga muri Daniel 5, ahubwo nabigisha amateka barabivuga ko ariho des preuves archéologiques, les fouilles archéologiques. Nuvuga ngo ibyo ubushakashatsi bwahoze Babuloni basanze amapreuve agaragara ibyabaye. Rero uyu munsi nashaka kubabwira ko ijambo ry'Imana icyo riri butubwire umenye ko ari ukuri. Ubwo abantu benshi bazi yuko ubukristo nukuza gusenga gusa. Iyo bihagaze gutyo bavuga ngo c'est juste remplir ses devoirs religieux.
nukuza imihango y'idini. Karusubire muhariya. Ngo uwizera na muntu ki? Reka some vuba vuba ijambo ry'Imana. Tujye muri Matayo 19 ku murongo wa 26. Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Ariko ku Mana byose birashoboka. Ni inkuru zawa umusore umukire yabwiye Yesu ngo akora iki? Aragubugingo buraho. Yesu aramubwira ati, genda ugurisha ibyo byose hanyuma ubihe abakene, hanyuma unkurikire. Arababara ko yari umukire, aragenda. Hanyuma Yesu aravuga ngo biragoye abafite ubutunzi bw'isi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Tugeze no kubyiga ibyo murabyibuka. Amen. Hanyuma Petero aravuga ati, nimba bimeze gutyo rero ninde ushobora gukizwa? Hariya kuri 22-26 kugira ngo abantu bumve neza ko turi mu gihe cyo kwibagirwa cyane. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu nzuru y'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Aha niho havuye ijambo ngo ibyo ntabwo bishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Mariko 9:23. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Amen. 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 Naho kugira ngo twihute, ni umuntu yari afite umwana urwaye. Amen. Hanyuma yari arwaye dayimoni imucugusa ikamukubita hasi. Noneho amuzanira abigishwa. Yesu arahandi yarari. Abigishwa barasenga. Noneho birananirana, dayimoni ntiyagenda. Abonye umwami aje ahita amusaba ngo, uyu mwana wanjye namuzaniye abigishwa bawe, ariko byananiye ko birukana dayimoni murimo. Niba wabishobora untabare. Icyo niryo jambo ryatangaje Yesu. Amen. Ariya kuri 23. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Amen. Ngo nimba bishobora, ngo byose bishobokera uwizeye. Kurikira ibintu bibiri. Ariya muri Matayo 19:26 batubwiye ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ngo byose bishobokera Imana, ibidashobokera abantu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. None batubwiye ngo byose bishobokera uwizera. None hari ibintu biraho tukwiye kwibaza. Muri Matayo umwami yatubwiye ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hano yatubwiye ngo byose bishobokera uwizera. None se uwizera ntari mu bantu? Hano hari Imana, hano hari abantu muri rusange, hano hari uwizera. None uwizera turamushyira he? Ibidashobokera abantu muvuge muti abantu muri rusange bishobokera Imana. None batubwiye hano ngo byose bishobokera uwizera. None uwizera ari he?
nagomba ko hari ikibazo. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. None ngo byose bishobokera uwizeye. None uwizeye turamushyirahe. Uwizeye ni umuntu nawe. Uwizeye ni Imana se. Kuko batubwiye ko byose bishobokera Imana. None kandi Yesu yavuze ngo byose bishobokera uwizere. Ariko yatubwiye kandi ngo abantu muri rusangi hari ibyo badashoboye. None se uwizera ari hehe? Ari muri kategori. Uwizera ni Imana cyangwa ni umuntu? Ni umuntu. Kandi bavuze ko uwo muntu hari ibintu adashoboye. Mubonye ko hari igihe turatwibaza ibyo Yesu avuga. Amen. Reka dusubiremo. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Byose bishobokera Imana. Vuge muti amen. None ngiye kutubwira ngo byose bishobokera uwizera. None uwizera ni iki? Niyo uri mutwe waje. Uwizera ni umuntu ki? Ese ni Imana? Uwizera se ni umuntu? Ni bande bizera Yesu hano? Wowe uri iki noneho? Uri umuntu? Nimba uri umuntu rero ntabwo uri mu wizera. Uko umuntu arangwa n'ibidasho, uvuga ngo byose kuri we mabibisi. Uvuga ngo umuntu afite limite, afite imbago. Ari byo avuga ngo ibi ntabwo ari by'umuntu. Mabibisi. Amen. Naragiye kwa muganga hose kugira ngo nshobore gusama, byaranze, baramebuje, nta handi hasigaye. Nagora amafaranga wabuze, waragiye hose, ariko wavuze ngo nibishoboka. Nibishoboka. Hose ku isi wagiyeyo, nibishoboka. Ijambo rero tuvuga bati ibi rero si by'abantu muri rusange. Ni ibyande noneho. Ni by'Imana. Ni by'Imana. Dukomeze. Ni by'Imana. Nibyo ni by'Imana. Ariko ntabwo ari byana wenyine. Yatubwiye kandi ngo nibyo uwizera. Amen. Hose bavuze ko udashobora gukira. Ntabwo ari amafaranga wabuze, waragiye hose mu bavuzi bose, hose bavuze ngo ntibishoboka. Umwijima wawe uri puri. Warapfuye. Ntituzi n'impamvu ugihumeka. Ntibishoboka. Hari n'igihe n'abantu ubwo bagira ubushobozi bababwira ngo même la transplantation d'organes ishoboka. Kwa kundi baguha ingingo. Bo ati twaragerageje turagrefa hakaba roje. Ntibifate. None uragira gute? Byose bapimye byose ntibishoboka. Tugenda rero utegereze urupfu. Noneho kuko nta handi ushobora kujya, uhita uvuga iki? Ati abantu baragerageje byarananiranye. Nimba rero wemera Imana, tuvuge kwemera apana kwizera. Nimba wemera Imana uravuga rero asigaye Imana. Ariko hano Bibiliya iratubwira ngo ahubwo ibishobokera Imana harundi bishobokera n'uwizera. None ikibazo turacyagifite, uwizera ni umuntu ki? Dore muri Matayo 14:20 icyo batubwira. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwamufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira
amen. hano kandi yongeye gushimangira mu yindi context. Amen. Aravuga ngo nta cyabananira. Ni afere nyine y'umudayimoni batabashije kwirukana. Ba Petero baze kubera iki twe yatunaniye, wowe wavuze rimwe gusa umudayimoni aragenda. Aravuga ngo nukutezera kwanyu, arababwira n'ibindi bene ubu nakuba munikira atari gusenga no kwiriza. Ariko aravuga ngo mwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi shinguka wite ujugunywe mu nyanja uzabumvira. Hanyuma aravuga ngo nta na kimwe cyabananira. Sibyo? Rien ne vous serait impossible. None hano ijambo ry'Imana rero tubesha cyangwa ni ukuvuga ngo rero ntituramenya icyo Yesu ahindura abamwizera, ntabwo turabimenya. Reka twihute muri Petero 2 igice cya mbere ku murongo wa 3 na 4. Turinjira rero mu gisubizo Imana ishaka gutanga mu gusobanura uwizera ni umuntu ki. Wizera Imana muri Kristo ni umuntu ki? Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Hari ijambo bivuze ngo kumenya, sibyo? Amen. Ngo kumenya. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Kumenya waduhamagaye no kumenya kumwitaba icyo aduhindura. Kumenya, iryo jambo muri surinye kumenya ko turarigarukaho. Kumenya ngo imbaraga ze z'ubumana bwe, haleluya, hari icyo zaduhaye, hari icyo zaduhinduye. Ari kugira ngo bibe byo tukwiye kumenya, tukamumenya. Haleluya. Uwo nyirizo mbaraga tukamumenya. Haleluya. Kumenya. Umviza ko ijambo rivuga comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Subiramo. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi. Dore ikintu kindi cy'ingenzi, afin que par elle, par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Aha. Amen. Hallelujah. Muvuge muti divine nature. Nature divine. Mwabyumvise? Ruvuga ngo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Imbaraga ze hari icyo zikora muri twe. Icyo zikora muri twe ngo aduha akamero ke, aduha nature ye. Mu ijambo rimwe aduha umana bwe. Amashimeje ku mwami. Ruvuga ngo abari muri Yesu, haleluya, imbaraga ze hari icyo zakoze muri bo. Mu byo zakoze zabahaye akamero k'Imana. Iri jambo rirenze kugira ngo abantu baryumve. Ariko mwumvise ngo yaduhaye kuba participant de la nature divine. Yaduhaye gusangira n'Imana akamero ke, nature y'Imana. Nuvuga ngo mbere yuko tuza muri Yesu hari nature yindi dufite, hari akamero kandi dufite. Mwabyumvise? Kadukomeze.
Abakorinto wa mbere ibice 6:17 muraza kumva igisubizo cyuzuye Imana iri butange mu gutanga ibisobanuro bijyanye n'uwizera muri Kristo ni umuntu ki. ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Amen. Kurikira. Uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Yesu ni Imana. Kuba ari Imana nubwo yambaye umubiri ni umwuka. Niyo mpamvu Yesu ari hose. Kubera ko Yesu ni Imana kandi Imana ni umwuka. Nguyo rero dufatanye na Yesu tukaba umwe ngo duhinduka umwuka umwe nawe. Nubwo turi mu mubiri w'inyama n'amaraso nk'abantu bose muri rusangi, ngo ariko yaduhaye gusangira n'Imana akamero kayo, kandi Imana ni umwuka, natwe nubwo turi mu mubiri ariko turi umwuka. Mashimeje ku mwami Yesu. Turi umwuka umwe hamwe ni Imana. Niyo mpamvu Paulo yavuze kubyerekeye imbaraga zamukoreyemo zikora ibintu abantu muri rusange badashobora gukora. Aravuga aya magambo hari mu Bakorinto wa kabiri ibice 4:6-7. Turo turagana ku gisubizo cy'Imana. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzambya z'ibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe z'Imana zidaturutse kuri twe. Amen. Amen. Aravuga ngo twebwe abizeye Yesu turi mu mubiri, imibiri y'ibumba, sibyo? Amen. Ariko imirimo duhamagariwe kugenderamo ni imirimo itari mu rwego rw'abantu bibumba, rw'abantu b'inyama n'amaraso. Ni imirimo iri mu rwego rutari rw'abantu muri rusange. Nibyo Paulo avuga, ibyo mwabonye Imana ikora, amen, ntabwo ari twebwe ubushobozi bwacu, kuko turi abantu bibumba, turi abantu b'inyama n'amaraso. Imbaraga zacu zibasha gusa ibyo inyama n'amaraso abasha gukora. Ariko ibintu byakoretse byo birakoreka, ntabwo ari iby'umuntu w'inyama n'amaraso. Bigaragaza ngo rero hari ikindi twabaye cyo. Niki? Twahawe gusangira n'Imana akamero kayo. Twafatanya na Kristo kuko ari umwuka, duhinduka umwuka umwe nawe. Ariko hari ikintu yavuze, ngo Imana yavuze ngo umucyo urasire mu mwijima, umucyo ugasohoka mu mwijima, ngo niyo yaduhaye umucyo wo kumumenya. Rya jambo kumenya yagarutse. Iyo turarivuga mu kurangiza. Imana yavuze ngo umucyo useruke. Umucyo useruka uva mu mwijima. Ngo niyo yaduhaye umucyo wo kumenya. Amen. Hallelujah. Yaduhaye umucyo wo kumenya. La gloire de Dieu sur la face de Christ. Kumenya ubwiza bw'Imana mu maso ha Kristo. Hari ikintu cyabaye. Hallelujah. Hallelujah. Iyo dusomye Abakorinto ba 2:5-17 baratubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ni ibyaremwe bishya. Ibya kera biba byashize, dore byose bibaye bishya. Iryo jambo uryumva, ujye umenya ibyo ari byo. Iyo wirebye ibya kera byarashize. Si tu veux être honnête, iyo wirebye wowe iminsi umaze muri Kristo ibya kera byarashize. None iri jambo se nukuri sukuri. Koma. Wowe umaze kuvuga ngo ntago byashize. Kandi iyo yavuze ngo nuko rero uri muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera byarashize, dore byose byabaye bishya. None se ubuzima bwawe wowe umukristo niko bimeze? Subiza. Niko bimeze?
none iri jambo ryarabeshye. Ubwo twikomereze kugira ngo bitahure. Rero turashaka gufata ingero zibiri. Ingero ebyiri, ya mbere ni ingero y'umuntu yitwa umwami Sawuli, iya kabiri ni umuntu yitwa umuhanuzi Elisha. Dusome vuba vuba. Samuel wa mbere ibice 10:6. Umwuka w'Iteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhere ko uhinduka uba umuntu mushya. Amen. Louis II ravuga ngo ni ku 6. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ngo umwuka wera, hano Samueli Imana yamubwiye yuko asiga amavuta Sawuli, amen, kugira ngo abe umwami wa Isirayeli, kuko Isirayeli yasabye umwami. Hanyuma Samueli amubwira byinshi, ariko amubwira niki ngo nitutandukana. Amen, haleluya. Uraza guhura n'abahanuzi, haleluya. Hanyuma umwuka urarakuzaho, nakuzaho urahinduka undi muntu, cyangwa urahinduka umuntu mushya. Ninde ari buhindure Sawuli umuntu mushya? Umwuka wera nakuzaho, haleluya. Ntago biri ufate ukwezi ngo umureba ko wabaye umuntu mushya. Upfa guhura gusa niyo groupe y'abahanuzi, haleluya, bariho barahanura, umwuka w'Imana azaba ari kuri bo. Noneho nawe umwuka wera arakuzaho, namara gukuzaho ako kanya uraba umuntu mushya. Ako kanya uraba umuntu mushya. Nuko rero uri muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha. Kuva ryari? Kuva igihe yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, umwuka w'Imana, amen, aramuzaho. Noneho agahita amukomunika, agahita amuha divine nature, agahita amuha nature divine, agahita amuha gusangira kameroni n'Imana. Hanyuma uhereye aho, amen, ahinduka umuntu mushya. Mvuge muti abyumva atabyumva. Pepe ya Bwana Yesu, amen. Iyo ubaza Sawuli, umwuka amaze kumuzaho, ati ubyumva gute? Ati wabaye umuntu mushya. Yari kuvuga iki? Yari kuvuga ngo kuko umuhanuzi yabivuze, ubwo ndiwe. Nibyo. None si baza ko inkweto yari yambaye zahindutse, imyenda yahindutse, uko yareshaga byahindutse. None hari icyo arakora, hari icyo arakora ngo bigaragaze ko yabaye umuntu mushya? Nta na kimwe arakora. Ariko Imana yavuze ngo umwuka nakuzaho, ako kanya instantanément uraba umuntu mushya. Kubera yuko ikimenyetso yakibonye, umwuka yamujeho, byo yabibonye. Kuba umuntu mushya rero arabyakira by faith, kubwo kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Twebwe rero impamvu bitugora, umviriza, turitiranya icyo bita regenerescence. Mwabyumvise? Kuba regenere, umwuka araturegenera. Harimo ijambo gene, sibyo? Amagene ni iki? Ni biranga umuntu mu buryo gumu. Amagene ababyeyi bayaduhaye, sibyo? Bivuga ngo rero iyo turi muri Yesu, Imana iduha amagene yayo, Imana iduha ADN yayo, haleluya. Iraturegenera, iraza muri twe ikatubyara n'amagene yayo. Muvuge muti tubyumva tutabyumva? Twe turacyari batoma ngo nintabibona ko inkweto zahindutse, zari umukara zabaye umutuku, ndavuga ndacyari wa wundi. Ariko Imana yamubwiye ngo umwuka nakuzaho uratuba umuntu mushya. Ntago byarindire ko abireba. Igikuru nuko umwuka yamujeho kandi iyo ni fact, byabaye. Kuba umuntu mushya nabyo byavuzwe. Ninde wabivuze? Ni umuntu utabeshya, ni Imana. Kuko Imana itabeshya, byabaye byo.
Haleluya. Haleluya. Reka turebe Elisha nawe. Abami ba mbere ibice 19 baza kumva umwanzuro ni uza kugwa igisubizo gihamye. Abami ba mbere 19 ibice 19 mu 19 na 20. Nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri mu 12 ahagaze ku murengo uheruka. Eliya akibirizaho aramusanga amunagira umwitero we. Maze Elisa asiga inka aho arirukanka akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze njye guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Nawe aramubwira ati subirayo hari icyo ngutwaye. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, Namagambo, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Ngo genda, usezere, unkurikire, ngo uzirikane ibyo nagukoze. Ni bande wabonye Bibiliya itari Kinyarwanda? Ngo pense à ce que je t'ai fait. Ngo uzirikane ibyo na yari yamukoze iki? Yari yamukoze iki? Uko Imana yaramubwiye Eliya mbere ko imutwara ngo hari abami akwiye kugenda agasiga amavuta. Amen. Haleluya. Ariko hariho n'umuhanuzi ari bugende akamusiga amavuta aza umuhanuzi mu cyimbo cye. Uwo ni Elisa. None aragiye. Elisa yari afite umurimo we. Icyo gihe nta mashini zari bwabeho. Umutunzi yari afite ibimasa bihinga. Batubwira nuko byari 12. Izo nka 12 zahingaga. Yari umukire. Amen. Haleluya. Elisha yari umukire. Noneho Eliya amugezeho batubwiki yafashe umwitero we. Amen. Il jeta sur lui son manteau. Afata umwitero arawumutera yamusanze mu murimo we. Hanyuma amaze kumutera ako kanya ngo yameze nk'ufatwa n'amashanyarazi. Nige mbivuze kuko yahise avuduka aramukurikira atarinze gutekereza. Amugeze hafi rero yibuka ko akiye gusezera. Avuga ngo rero unyemerere ngene sezere. Eliya aramwemerera. Genda usezere ngo ariko wibuke icyo nagukoze. Yari yamukoze iki? Yajugunye umwitero. None se icyo yamukoze cyabyaye iki? Uriya umwitero w'umuhanuzi Eliya, amen, ni symbol ya anointing. Amen. Igaragaza amavuta yasizwe y'umuhanuzi. Kuba yaramutereye nubwo ari umwitero ugaragara ariko mu buryo bw'umwuka ni umwuka wera yamuhaye. Umwuka ubuhanuzi wa ministère prophétique. Guhera aho rero nawe habaye ibyo umwami Sawuli ataraba umwami ibyamubayeho aho yarabaye abahanuzi agahinduka umuntu mushya. Nibyo byabaye kuri Elisha. Umwitero wa Eliya umugezeho yabaye umuntu mushya. Abona biri murabona? Amen. None ibyabaye kuri Sawuli, umwami Sawuli, umwuka w'Imana mugiyeho. Ibyabaye kuri Elisha, umwitero wa Eliya umugezeho. Nibyo biba ku muntu wese uhamagara n'Imana muri Kristo. Umwuka w'Imana muri we umuremamo umuntu mushya, abyumva atabyumva. Imana ihabwa icyubahiro. Ikibazo rero kitugora mbere ko ningira ku ijambo kumenya nicyo ndiburangirizeho nuko twitiranya icyo bita regenerescence, kuvuga ngo iby'Imana ikora muri twe ikatubyara. Ababyeyi batubyaye baduha amajene yabo. Imana nayo iratubyara muri Kristo ikaduha amajene yayo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu twitwa abana b'Imana. Hanyuma rero dore ikurikira hatangira rero icyo bita sanctification. Ngo kwezwa. Haleluya. Ibyo rero nibyo umuntu akwiye gukora mu buzima bwose mu rugendo rwe rw'ubukristo. Regenerescence
kuba regenere ni Imana ibikora. Iyo umwuka kujeho birakoreka. Ariko rero isigaye nukwe kwezwa. Uwo ni umurimo w'umuntu ku munsi uko agendana na Kristo. Twebwe rero turabyitiranya. Ukareba ati rero ndabona nta kintu cyahindutse. Ni kubera yuko Imana yarakoze umurimo wayo. Hasigaye ko wowe rero ugenda wezwa. Haleluya. Uko wumva ijambo ry'Imana, uko usenga, uko usabana n'umwami, cyane cyane igikuru ushaka kuvuga, uko ugenda ubeshaho no kwizera, hari by'Imana igushoboza nubwo ari wowe bisabwa. Ntabwo ari wowe wiyeza ku bwawe. Imbaraga z'Imana batubwiye ngo ziratubashisha, ziduha ibikwiriye kugira ngo tube abantu bubaha Imana. Haleluya. Amen. Amen. None ikibazo ni iki? Mumviriza? Batubwiye ngo Imana irabikora, ariko ubikoreyeho akeneye ubumenyi. Kutabimenya, haleluya, nubwo Imana yabikoze ntabwo bigaragara mu buzima bw'umuntu. Yesu yavuze iki? Ngo bidashobokera abantu muri rusange, bishobokera Imana, kandi bigashobokera uwizera. None kubera iki mu buzima bwacu nta kintu kidutandukanya n'abandi bantu muri rusange? Habuze iki? Habuze ubumenyi. Amen. Ubwo bumenyi ni ubumenyi bwoko ki? Ntabwo ari ubumenyi ubu bwo mu isi. Hari ubumenyi mu buryo bw'umwihariko buvugwa hano. Mumvise ngo Imana yavuze ngo umucyo urasire mu mwijima, ngo niyo yazanye muri twebwe umucyo wo kumenya Yesu uraturasira muri twebwe. Haleluya. Ni umucyo wo kumenya. Haleluya. Hari ijambo ryitwa gnose cyangwa gnosis mu Kigiriki. Ni ubumenyi, amen, bwo mu buryo bw'umwuka bubashisha umuntu kumenya ibyo ubwenge bwa kamere butabasha gusingira. Nuvuga ngo icyo dukeneye rero, dukeneye ubumenyi bitwa gnosis. N'ubwenge umwuka duha, tukamenya rero umwitero wa Yesu kuri twebwe icyo wakoze. Tukamenya rero, haleluya, guhura na Yesu umuhanuzi urenze abandi bose icyo byakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Guhura na Yesu, haleluya, amen, hakoreka mu muntu ibyo Samweli yabwiye Sawuli. Nuhura n'abahanuzi umwuka arakuzaho, nakuzaho ako kanya instantanément urahinduka undi muntu, uraba umuntu mushya. Ibyo byarabaye kuri Sawuli. Ariko nshaka kubaza ikibazo, byaramuhiye amaherezo? Sawuli yarangije gute? Nabi. None ko ari yabaye umuntu mushya, yarangije nabi gute? Yabuze gnose, yabuze ubumenyi bwo mu ijuru. Kuko yagira ubumenyi akamenya kuba icyaremwe gishya, kuba umuntu musha, icyo bisaba, yari kwigira kuri Samweli, amen, akamenya ibyamubayeho, haleluya, ibyo ari byo. None ubwo bumenyi bugatuma agendera mu mbago Imana imuhamagariyemo, yari kurangiza neza. Dore mu buzima bwe ntigeze anatandukanya ibyo umutambyi akora n'umwami akora. Byose yagiye abivanga, byaramugoye. Ni ukuvuga ngo nubwo yabaye umuntu musha, yabuze ubumenyi bw'icyakorewe muri we. Ninda byumvise? Amen. Amen. Dawidi igihe Samweli yamusuye amavuta mu nzu ya Sisayi, umwuka wera atangiye kwigaragaza muri we ngo guhera icyo gihe. Dawidi rero yatangiye gushaka kumenya gnose, gushaka kumenya ubumenyi bw'Imana. Zaburi nyinshi za Dawidi zerekana yuko yagiye akura,
haleluya, mu kumenya Imana, ubwenge bwo kumenya Imana nibyo byamurinze. Nubwo yari umuntu nk'abandi, haleluya, ariko mu byerekeye status yo mu mwuka yari umuntu arenze umuntu rusangi. Niyo mpamvu yashoboraga kumenya ibyo abandi bantu batamenya. Niyo mpamvu yashobora no kureba imyaka 2000 biri imbere akamenya ibizaba kubera umwuka yakiriye. Uyu munsi rero nimba warakiriye Yesu wabaye icyaremwe gishya, ariko kugira ngo bibe byo ukeneye gukura mu bumenyi bwo kumenya uwabikugize, ukamenya n'impamvu yabikugize. Imana ihabwe icyubahiro. Ese urizera yuko wakiriye Yesu akaza muri wowe? Urabyizera? Nimba wizera yuko wakiriye Yesu akaza muri wowe, umenye yuko guhera uwo munsi Imana yakwise icyaremwe gishya. Imana yakwise umuntu mushya. None kugira ngo bitangire kugaragara mu buzima bwawe, uretse kugenda wezwa, ukiye gutangira kwiga ubuzima bwo kubeshaho no kwizera. Kuko twatangiye tuvuga ngo byose bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Ntabwo Imana yavuze ngo bigashobokera n'usenga. Ntabwo Imana yavuze ngo bigashobokera n'uza mu materaniro. Ntabwo Imana yavuze ngo bigashobokera uririmba. Ntabwo Imana yavuze ngo bigashobokera ubwiriza. Ntabwo Imana yavuze ngo bigashobokera uwigisha neza. Imana yavuze ngo bigashobokera uwizera. Kwizera rero, haleluya, nibyo bitwinjiza mu buzima bw'ukuri bw'akamero k'Imana. Haleluya. Gusenga ni byiza ku muntu w'Imana, guterana ni byiza ndetse n'iteko ry'Imana, sibyo? Uko mubona wa munsi wegeza muri guteranira hamwe. Kubwiriza ni byiza ngo abantu bakizwe, kwigisha ubwoko bw'Imana ngo bukure, haleluya, mu kwakira iyo gnose, mu kwakira gnosis, mu kwakira ubwenge bwo mu ijuru, ubwenge bw'umwuka butazwi n'abantu muri rusange, buzwi nabo gusa, haleluya, bari muri Kristo. Ibyo byose ni byiza, kuririmbira Imana ni byiza, haleluya, ariko ngo byose bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Kwizera n'ubwira ubuhambaye, kwizera muri Kristo, haleluya, nibyo biserura icyo Yesu yakugire cyo. None ndageze kuri indunduro. Uwizera n'umuntu ki? Uwizera n'umuntu Imana isanga muri rusange y'abandi, haleluya, ikamusangiza akamero kayo. Uwizera Imana muri Kristo n'umuntu ki? N'umuntu Imana isanga muri rusange y'abantu, igahitimu akamero kayo, igahita ifatanya n'akaramata, ntabe umubiri nyamara amaraso nk'abandi imuvanyemo, ahubwo abe umwuka. Namara kuba umwuka, araza kurangwa rero n'imirimo y'umwuka w'Imana idashobora gukorwa n'uwa kamere. Mbere yuko twakira divine nature, nature divine, akamero k'Imana, tuba dufite sinful nature, tuba dufite la nature pécheresse, tuba dufite akamero k'abanyabyaha b'inyama n'amaraso. Iyo rero twakiye Yesu aduha akamero k'Imana, kugira ngo rero akamero k'Imana tukabe mu gaseruke, imirimo y'Imana ikora igaragara mu buzima bwacu, nuko tumenya, kwa kumenya, ukamenya. Kandi ushobora kumenya udafite ukwizera nyako, kubera ko kwizera kutwinjiza mu bwiru, haleluya, bw'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose Yesu Kristo yakoze imirimo, yabwiraga umuntu ngo urizera ko nabikora? Urizera ko byakoreka? Shaka guhumuka, urizera yuko bishoboka? Shaka mwami kungiriza umwana wanjye, urizera ko nabikora? Ntago Yesu yigaza abaza umuntu n'umwe, ese ujya usenga? Ntago Yesu yigaza abaza umuntu n'umwe, ese ujya uhamya? Ntago Yesu yabaje umuntu n'umwe, ese ujya uterana? Ibyo byose ni byiza, ariko urufatiro rwa byose, haleluya, colonne vertebrale ya byose, haleluya, igihetse ibyo byose, haleluya, haleluya,
ibidashobokera abantu b'inyama n'amaraso bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Uyu munsi nitumenye ibi, haleluya, nshaka gushiraho igisobanuro kimwe ngo byumve, kugira ngo Satani ntakuriganye. Hari imirimo ikorwa bikurikije impano z'Umwuka Wera atanga nk'uko ashaka ku bantu b'Imana. Okay? Abakorinto wa mbere 12 1:11, sibyo? Amen. Buri mpano ifite imirimo ikora, sibyo? Abimita les dons de puissance, impano z'imirimo y'imbaraga, ibitangaza, kwizera mu bitangaza, gukiza indwara n'ibindi. Amen. Nubwo twese dufite impano zimwe, ariko ikintu kimwe twese abari muri Kristo dufite, icyo duhuriyeho twese, tutitaye ku mpano zawe zanjye zuriya, icyo duhuriyeho twese, twahawe gusangira n'Imana akamero kayo. Ibyo ntabwo bituruka ngo uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, uri iki. Twese abari muri Kristo twahawe gusangira n'Imana akamero kayo. Mvuge muti amen. Mvuge muti amen. Mvuge muti amen. Nuvuga ngo mu isi y'umwuka, status yacu, statut yacu mu isi y'umwuka, iyo abadayimoni batubonye, iyo abamarayika b'Imana batubonye, batubona muri statut y'umwana w'Imana nk'uko babonaga Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ninjye Nyamirambo nkinjiramo, amadayimoni ashobora kuba ari hariya, ntabwo abona jyewe w'inyama n'amaraso, nimba ni muri Yesu koko. Abona status yanjye muri Kristo, abona Yesu ubwe niwe yinjiye Nyamirambo. I Burundi twatangiye gukora Imana muri ministère ya deliverance. Twinjiraga muri quartier, abadayimoni no mu nzira twahura n'abantu, abadayimoni bakakubita hasi bagataka. Ntabwo ari twege babonaga, babonaga statut yacu, babonaga status yacu, babonaga Kristo niwe yinjiye mu yo quartier. Imana ihabwe icyubahiro. Piga makofi, tunakwenda kumaliza. Imyamagaro tuyishire ku ruhande, impano tuyishire ku ruhande, icyo dusangiye twese bari muri Yesu Kristo, twahawe gusangira n'Imana akamero kayo. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo dusangiye twese muri Kristo, igihe umwuka wa Kristo yatujeho, twabaye ibyaremwe bisha. Icyo dusangiye twese muri Kristo, nuko igihe Kristo yaje muri twe, umwitero we yarawudutereye, umwuka w'Imana tumanukiraho, atuhindura abantu basha. None niba dufite divine nature, niba dufite nature divine, niba dufite akamero k'Imana, ingaruka ni yihe? Ingaruka nuko, haleluya, ubumana dufite muri twe bukwiye guseruka. Kandi ubwo bw'Imana nibwo abadayimoni batinya, kandi ubwo bw'Imana nibwo indwara zitinya, kandi ubwo bw'Imana nibwo ubutindi butinya, kandi ubwo bw'Imana nibwo abarozi batinya. Twarashutswe cyane, ntago turinjira mu rwego dukwiye kuba turimo. Satani yatweretse ko gukizwa kuba umukristo nukuza mu nzu y'Imana ugaterana ugasenga cyangwa ukaba mu itsinda runaka. Nibyo, ntabwo ari ibyo gusa, ibyo nibyo, ariko ntabwo ari ibyo gusa. Uyu munsi Imana iratubwira ibidashobokera abantu muri rusange. Muvuge muti ab'inyama n'amaraso gusa. Ibidashobokera abantu muri rusange, ab'inyama n'amaraso gusa, bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. None uwizera niki? Ni Imana n'umuntu muri rusange. Uwizera ni umuntu Imana ivana muri rusange y'abantu, hanyuma Imana igahita imuha akamero kayo. Nimba imuha akamero kayo, ahinduka muri Kristo, haleluya,
Ça va choquer plusieurs. Ibi biraza kugushoka. Mwitegure. Sirika imikandara yanyu. Parce que ça choque les religieux. Ibyo nshaka kuvuga ni ijambo riremereye. Ku bantu bari muri level gusa yo kwisengera amatorero. Ça va les choquer. Umviriza. Uwizera niki? Uwizera niki? Ni umuntu ki nako? Uwizera ni umuntu ki? Mu magambo make. Hallelujah. 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 Nubwo hari Imana rurema, Imana imwe rukumbi, igizwe na Data n'Umwana n'Umwuka Wera, uwizera muri Kristo, umviriza, ahinduka Imana. Sinababwiye ko abantu benshi bizakugora kubyakira, baraza kuvuga ngo iyi blasphème. Blasphème ni kuvuga iki? Ça va choquer les religieux. Navuze iki? Ntabwo ari mwenyine mutabyumva. Nabo Yesu yabibwiye kandi byanditswe mu mateko yabo ntibabyemeye. Birarenze umunyedini. Nababwiye ni je vais vous choquer. Ariko mbere yo gutaha nashaka uyu munsi umuntu wese agende n'iki kibazo n'igisubizo Imana itanze. Ese uwizera ni umuntu ki? Nimba Imana yabisobanuye ukaba udashaka kubyinjiramo, urata umwanya wawe. Wabyumvise? Wabyumvise? Ntuzigere unamenya agakiza cyari cyo. Ntuzigere unamenya kintu gihambaye Yesu Kristo yakoze kuri wowe. Reka dusome vuba Yohana ibice 10. Uza kuvuga ngo François yarengereye umuzana no muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 34. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? 35. Nuko ubwo yabise Imana, abijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo Data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Amen. Ntabwo mushobora kubyumva unless kiretse mugiye aho Yesu yabivomye. Ari arababwira ibiri mu jambo mu bitabo byabo. Amen. Musano rya kera muri Zaburi bari bayifite bayimana imyaka 1000 ariko ntago bazi ibyo ari byo. Mwabyumvise? Dushobora kumara n'imyaka mu itorero ngo turabarokore, ariko ntitugeraho kumenya amen icyazanye Yesu. Mwabyumvise? Kuko tubimenye haraza kuba change. Hallelujah. Umviriza hano hari ijambo riteye ubwoba muri Zaburi 42 niho yavanyira ijambo Yesu umurongo 6. Niryo jambo ryuzuye kuko hariya yavuze agace gusa, ariko muri Zaburi hari irindi komeza. Yesu yavuzaga agace. Zaburi reka umve. Iri niyo jambo rero babwira. Ninjye wababwiye nti muri Imana, mwese muri abana bisumba byose. Amen. 7. Ariko muzapfa nk'abantu. Stop. Muzapfa? Mubumva gute be? Ngo ninjye nababwiye ngo muri ni bande ravugano nabahawe ijambo ryayo ngo muri Imana ni nyuguti ntoya, Imana nyuguti nini ni Imana rurema. Ariko ngo hari abandi Imana yita Imana ni nyuguti ntoya. Ariko yavuze iki? Narababwiye ngo muri Imana, mwebwe abahawe ijambo ry'Imana muri Imana ni nyuguti ntoya, muri abana bisumba byose. Hallelujah. Ngo ariko muzapfa nk'abantu. Nashaka kubabaza rero, wowe uri umuntu uri Imana? Wowe uko byabanani? Wowe uri umuntu uri Imana? Ntabwo ubyemera kubera yuko urakireba nk'umuntu. Niki Eliya yabwiye Elisha, genda usezere ugaruke, ariko ugire gute? Souviens-toi ce que je t'ai fait.
Amen. Yewe ntabwo nkunda abarozi. Neza ko nawe ntabwo bakunda. Hari bakunda se? Nk'ubu par exemple umuntu yakuroze. Noneho amara kukuroga tuvuge bamutumye kukuroga nimbashira mu byo kurya simbizi. Abishizeho. Sibyo? Iyo uhagurutse wenda n'uburozi buza kukwica mu masaha 28. Nigeze kumva ngo amarozi ugira regaraje. Ngo arayica umuntu akanya aramuca nyuma y'ukwezi aramuca niko nabyumvise. Mugite niko yabyumvise. Ntabwo ari jewe. Niko nabyumvise. Giconze abarozi bazaja mu utazima. Noneho byesho Yohana 21:8 n'abarozi niho bazaba. Hanyuma bigatubwa kuri 20 byesho Yohana ngo hanzazaba abarozi imbwa n'ibiki byose. Sibyo? Okay. Noneho iyo amaze kugakora ko asanze yarogara kica abantu. Kandi koko arabizi ko biza gukora. Iyo ugiye muri we avuga iki? Mwasangiye mwishimye ngo we yabikoze. Iyo agurutse note okay we tuzongera avuga iki muri we? Avuga ngo yenda hari icyo nagukoze. Genda hari icyo nagukoze. None rero ibyo ni muri negative sense. Sibyo? Je ni byo musi y'abadayimoni y'umwijima. None turi mu isi y'umucyo. Mu isi y'amavertu y'ibyiza. Niryo jambo Eliya yakoresheje kuri Elisha. Ndazi icyo nagukoze. Nagurinda kumbwira ngo uragaruka. Ndazi kugaruka. Kuko hari icyo nagukoze. Na Yesu igihe yamamagaraga yarambwiye ngo imyaka yose François muri iyi si, haleluya. Nubwo yagira gutyo ugashaka gukurwa na biriya, haleluya. Haleluya. I know and I know. Hari icyo nagukoze. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Icyo yankoze nicyo kinkumije mu gakiza no mu murimo wa Yesu nyuma y'imyaka isaga 30. Hari icyo yankoze. Muge muti yaturoze neza. Yewe. Uwarogwa yarogwa na Yesu. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Kuko hari igihe nawe wicara ugasubiza amaso inyuma kuva igihe wakiriye Yesu ukareba ibintu wanyuzemo byari kuba byarakuvanye mu gakiza. Ukareba ibintu wanyuzemo byari kuba uyu munsi utakivuga Yesu. Ariko wareba ukavuga uti ni gute nyuma y'imyaka isaga iyi nkaba nkiri muri we, nkaba ngifite ibyiringiro muri we, nkaba kimukorera, nkaba ngifite ibyiringiro ko nzamubona. Hari icyo yankoze. Hari icyo yagukoze. Hari icyo yabakoze ari inyuma. Yesu yabatereye umwitero we. Kuva uyu munsi aravuga ngo uko byagenda kose hari icyo nagukoze. Nubwo byageraho ugasa numvaho uzangarukaho tu. Kuko hari icyo nagukoze. Hari umwitoro yaguteye. Ntabwo ari idini ribakurura hano. Mukurugwa n'icyo yabakoze. Ni kangahe umuntu w'Imana agera hano akomeye akumva yuko gukomeza wenda ntibizakunda. Ibibazo birakomeye. Birashoboka yuko yatangira nawe kugenda mu nzira z'abantu b'isi kuri ibibazo bikomeye. Ejo nari nkurikira ingaruka z'ibihe by'ubukungu ku isi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ari televiziyo hariya yakoze reportage. Baragiye mu mago babaza abantu kubabayeho. Hari umukecuru avuze ngo murazi toast umugati numeze gute? Bawukoresha iki? Batostinga niki? Imashini ikoreshwa niki?
uwo mukire avuga ati kuvaho ibiciro by'amashanyarazi byazamutse kandi nkundaka ngaheruka kiriya gihe. Umunyamakuru ararira. Bagenda kubaza umuganga w'umudamu muri kabine ye. Aravuga ngo abantu bose nakira hano ni bake bishura. Ni bake bishura. Ati n'aba fonctionnaire nabo ati nta buryo bafite. Bajya kubaza umuntu afite restaurant. Amujyana kuri kontere y'amatara avuga ati rero iyi facture yi ntago nzayishura ahubwo ndafunga. Urebye rero ibibazo bihari ku muntu w'Imana ari muri Yesu, amen, nibikomeza bigakomeza, hari ikintu cyatuma bya jambo ngo muyishime mu mwami, nongeye kubisira mu mwishime, bishobora kunanira benshi. Mwabyumvise? Kandi ngo umunezero w'iteka nizo mbaraga zacu. Nitubura umunezero w'iteka, za mbaraga turazibura, amadayimoni dusubizaho Yesu yadukuye. Dusubire kuroba. Aho Yesu yakuye Petero amaze gupfa, bakibaza ko byarangiye basubira kuroba. Ariko se niyongeye kubasangayo? Kubera iki yabasanzeyo? Arico yabakoze. Arico yabakoze. Ibyo nibyo bima courage. Nawe isi yabirinduka. Hallelujah. Nawe ibiri hasi byacwa bikajya hejuru, nibiri hejuru bikajya hasi. Hallelujah. Wavanye Petero kunyanja Galilaya akamukurikira imyaka 3 n'igice, hanyuma maze gupfa atarazuka, ba Petero ati ibiye byararangiye, twaribeshe kwa Mesiya, twisubirire aho yatuvanye tujye kuroba, naho ubundi biraturangirana n'inzara iratwica. Hallelujah. Hanyuma uwabahamagaye aho yabavanye niwe yongeye kubasangayo, arabahamagara. Hallelujah. Kugeza aho Petero yemera kumupfira. Kubera iki? Arico yamukoze. Nawe nubwo wanyura mu bikomeye, hallelujah, nimba umitero warakugezeho, nimba umuka we ukurimo, nimba umuka we ari muri wowe, hallelujah, turahamya nka Samueli harico yagukoze. Ntabwo uzamuvaho, uzarangiza muri we. Hallelujah. Hallelujah. None ijambo nshaka kubabwira rya nyuma niri, ibidashobokera abantu muri rusange bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Ngo navuze ngo muri Imana mwebwe ijambo ry'Imana ryajeho muri Imana, ngo ariko kubera kubura gnosis, muvuge muti gnosis ni mu Kigiriki, niho havuye ijambo gnosis. Kubura gnosis, muvuge ati ubumenyi bw'Umwuka Wera. Kubura ubumenyi bw'Umwuka Wera, muzapfa nk'abantu. Siko yavuze? Muzapfa abantu si bameze bate? Nabaye bantu. Turarangije n'abinyama n'amaraso. Barangwa niki? Kutizera. Kwizera nuko kunzamura hejuru y'inyama n'amaraso. Nabwo Imana ikureba ikagutandukanya n'abandi bantu nkawe kubera kusenga, kubera kubwiriza, ngo abantu bakuzuzwa. Muguti bakuzuzwa pe. Kubera yuko uririmba. Imana igutandukanya n'abantu babandi bavuze ngo muzapfa nk'abantu. Aba bantu no kwizera muri Yesu gutuma Imana itakubona kuri umuntu w'inyama n'amaraso, ahubwo ikwita Imana. Umwana w'Imana ni Imana, n'umwana w'abantu ni umuntu. Kera Yesu ataramamagara nari umwana w'umuntu, kandi nari gupfa
nk'umuntu. ariko kuvaho yanyakiriye, haleluya, akanjugunya umwitero we, umwuka kanzaho, haleluya, yampinduye ikindi, yambaye status ye, yampinduye umwana w'Imana. Na niyo mpamvu urupfu rwanjye ntabwo ari urupfu rw'abantu. Urupfu rwanjye ni urupfu rw'abana b'Imana, haleluya. Mu ijambo rimwe ni urupfu rw'Imana. Ntabwo mwarubonye se? Urupfu rw'Imana mwararubonye? Mwarubonye he? Mwarubonye he? Byagenze gute? Ntabwo yigeze avuga ngo tuzabonana ku munsi w'imperuka. Yaravuze ngo Petero, just 3 days. 3 days. 3 days. Juste 3 jours. Hanyuma appointment kuri wa musozi. Piga magobi kwa Yesu. Ninde ashobora gutanga rendezvous nyuma y'urupfu rwe? Ntawe. Numwe gusa, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Haleluya. Urupfu rw'Imana ntabwo ari urupfu. Hoya. Ntabwo ari urupfu. Amen. Haleluya. Ni passage. Abagiye kandi akagaruka. Niyo mpamvu ushaka kubabwira uyu munsi, ibintu byose twita ko bidashoboka, uyu munsi iryo jambo rya nyuma, uyu munsi ibyo wita ko bidashoboka, birashoboka ko miracle instantané zikorwa n'impano. Amen. Haleluya. Zidashobora gukoreka kuri wowe, ariko nibikuraho yuko bishoboka kuri wowe. Nuvuga ngo uhereye none, nimba warahawe akamero k'Imana, nimba warahawe gusangira n'Imana akamero kayo mu kwakira Yesu, niba umwitero wa Yesu ari umwuka wera yakujeho, wabaye umuntu mushya. Haleluya. Nimba ijambo ry'Imana riri muri wowe rikaba ari rizima, rikaba rigwiriye, wowe ntabwo uri mu bantu rusange, icyo bita le commun des mortels. Wowe uri Imana n'inyuguti ntoya. Nimba uri Imana n'inyuguti ntoya muri Kristo, ukwiye gutangira kumenya yuko ukwiye kwanga ijambo rivuga impossible. Ukwiye kuvuga ngo biriya bintu ndabona uyu mwanya ntabwo birava mu nzira, ariko Imana yambwiye ngo ibidashobokera abantu b'inyama n'amaraso, jewe ntabwo ngiri inyama n'amaraso, ndi umwuka, kuko umwami ni umwuka, twafatanye karamata nawe, kandi nanjye nabaye uyu umwuka. Nubwo bitarava mu nzira, Imana yambwiye ngo ibidashobokera abantu b'inyama n'amaraso, batarasangira kamero n'Imana, bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Wa kibazo we, wa musozi we, nubwo muri uyu mwanya utarava mu nzira, ariko icyo nakubwira cyo, ukwiye kumenya undi we. Ntabwo ndi uw'inyama n'amaraso, kugira ngo umenye ko bitari mu bushobozi bwe. Jewe ndi Imana muri Kristo. None umva ijwi ry'umwana w'Imana, imuka mu izina rya Yesu Kristo. Sirongere no kukubona. Ndakubwiza ukuri, nimba mu mutima wawe iriya gnose, buriya bumenyi bw'uko Yesu yakugize cyo, nimba udashidikanya, Yesu arakwizeza uzabona umusozi wimuka. Kandi yavuze ngo rien ne vous sera impossible, ngo nta kimwe kizabananira. Uhereye none mwana w'Imana, umenye muri Yesu Kristo tu n'es pas n'importe qui. Umenye muri Yesu Kristo you are not anybody. Umenye ko muri Yesu Kristo, haleluya, Imana yakwise Imana. Ni muri Imana rero, qu'est-ce que tu fous ici? Ni muri Imana urakurikirana, imuri yo misozi, imurabira bibazo, imvugo y'abariya siyo yacu. Bariya bavuga nk'abinyama n'amaraso, kandi bazapfa nk'abinyama n'amaraso, ariko twebwe yatwise ngo muri Imana. Nimba muri Imana, niki kinanira Imana? Imana irangwa no kurema. Niyo mpamvu ngo mufite ubutware muri Yesu bwo guhamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka. Hamagara bonne santé niba Satani amaze iminsi akurasa imyambi y'ingwara.
bwira iyo ndwara ko wowe ntabwo uri umuntu nyamara amaraso. Ibidashobokera binyamara amaraso bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Kwizera n'ukwizera icyo wabaye cyo muri Kristo. N'ukwizera uwakugize cyo, ukizera n'icyo wabaye cyo. Bwira ibyo bintu ubona. Nubona hano mu mitwe abantu hari ibintu bavuze ati impossible. Il y a des choses que vous avez reléguées dans le domaine de l'impossible. Hari ibintu mwashize mu gatebo ngo ibi mbivuyeho nibishoka. Bibiliya yaguhakaniye. Ibyo ni imvugo y'abinyama n'amaraso, ntabwo ari yawe. Nuri utabyara arashobora kubyara. Nuri amaze iminsi ashaka akazi ntakabone arashobora kukabona, ndetse akakabona aho n'abafite bashigikiye bakabuze. Uriya ari mu bukene n'ubutindi butava ku muryango, uyu munsi dushobora kubusezerera. Ndetse reka njye kure n'urupfu narwo, iyo tumaze kumenya status yacu. Reka mbabwire, nimushaka gucaringa Satani, nimugende ku status yanyu mwandike ngo ndi Imana, ure kuba gutera amabuye. Ariko uzavuze ukuri, ariko ninaza kuyemera. Ibinyamakuru byose byo kwisi byatanga bikwandikeho, ariko si ukuri se. Ntabwo ari uko isi ivuga ngo wakoze sakirirego. Satani ashaka ko abantu babimenya, ariko wowe wabimenye. Ngo naravuze ngo mwebwe ijambo ry'Imana ryagezeho muri Imana. Ngo ariko nimutagira gnose, nimutagira ubumenyi, knowledge yo mu mwuka, muzapfa nk'abantu. Ushaka gupfa nk'abantu koko? Tangira rero ubyevye. Amen. Amen. Tangira witwara muri status yawe. Witware mu cy'Imana ikubwiye kuri cyo. Erega changement ni ituma ibintu bimenya ko wahindutse. Uyu munsi nuhinduka muri wowe, ukamenya icyo Yesu yakugize cyo, ibintu birabimenya. Birabimenya. Reka mbaho urugero mbere ko turangiza. Muzi ko Imana yahaye tuvuge inyamaswa impano zitandukanye, tufite impano ubushobozi butandukanye. Imbwa ushobora gutunguka hariya ikamenya ko uje kuneza cyangwa kunabi. Imbwa ishobora kumenya umuntu uyikunda n'uyanga, ntabwo izabitwaraho kimwe. None se wowe ikuzi hehe? Wigeze uyereka status yawe? Iyo uri umugome ugatunguka mu rugo irabimenya. Kandi nyir'urugo ntarabimenya, ariko irabimenya. Kubera iki? Ubu n'ubushakashatsi bwakozwe. Kubera iki? Kuko Imana yihaye ubushobozi abana b'abantu batakaje. Mwabyumvise? Ifite sense yindi. Natwe rero ni langaje y'umwuka, ni gnose ndababwira. Uyu munsi nitwinjira muri nature yacu. Hallelujah. Tukinjira muri nature ya Yesu yaduhaye. Tukinjira mu kamero Yesu yaduhaye. Ndabwiza ukuri, iyo ndwara irabimenya, bwa bukene burabimenya, abadamu barabimenya. Hallelujah. Nature irabimenya, buri kintu kirabimenya. Kubera iki? Kuko Yesu ntabwo yagiye akubita idebe, akubita ngo ndaje mwana w'Imana, daimoni nimuhunge, ndabageraho, ndaje oya, yaseruka gutyo abadaimoni bari hari. Turakuzi mwana w'Imana isumba byose, uje kutwica urupfu rubigiye kitaragera. Ninde bibabwiye? Nuko status ye irazwi mwisi nawe uyu munsi nuva hano ignose wayakiri, ubumenyi bwo mu mwuka bwakiri. Ntabwo urinde kubita idebe ngo wandware uzi ko nahindutse. Oya. Bwabukene bwe muzi ko nahindutse. Oya. Byose birabimenya. Status yawe nihinduka birabimenya. Oh, hallelujah. Ntabwo urinde kwivuga amazina, kuko Yesu ntabwo ariwe yivugaga. Baramubonaga status yo mu mwuka baramumenya. Hallelujah.
tushobora guhimba ibintu tugaforoda hano ku isi, ariko mu isi y'umwuka baratuzi. Naha muri hano mwese mu isi y'umwuka barabazi, abademoni barabazi, abamarayika barabazi. None uyu munsi Yesu yakubwiye, haleluya, hari icyo yagukoreye. Haguruka muri icyo kintu, haguruka muri icyo kintu. Murifuza ko dusenga umunota umwe? Amen, amen. Ese urumva ikintu kigiye guhinduka muri wowe? Haleluya, haleluya. Je ndifuza kutuzongera kuvuga ngo nigishoboka. Je ndifuza guhanagura ijambo nibishoboka muri vocabulary yanjye. Haleluya, amen. Nkwiye kwizera byose ko bishoboka, ngasenga nizera ko byose bishoboka, nubwo ako kanya ibyo mbona ko nta cyakoretse, sinzemera ko bidashoboka. Ndazi ko isaha nigera wa mutini uraza kuma. Mbere ko dusenga muvuge muti, ibidashobokera abana b'abantu, ibidashobokera abana b'abantu byose bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Urizera? Urizera? Uyu munsi na biriya byose Satani ukubatse ngo biya nibishoboka, bivanemo. Bivanemo. Birashoboka. 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 Haleluya. Haleluya. Wagushije Babuloni gihangange gikomeye, puissance mondiale mu ijoro rimwe. Haleluya. Nta na kimwe kimunanira, kandi yavuze ngo nagwa ari gihe nyine kitananira, n'uwizera nawe nicyamunanira. Haleluya. Iyo twinjiye muri dimension rero, iyo tugiye muri rwego, niho rero agakiza ka Yesu gatangira kuryoha, gatangira kutaba umutwaro, none gatangira kukuryohera. Haleluya. Kazajya wibonera imisozi yimuka uyireba, muti nirebera disi we, imisozi y'indwara ikimuka, umuntu yari umukene ukamusenga ukabona bitangiye guhinduka. Haleluya. Hari abatari kuvuga ngo ariko se muri iminsi naho byahinduka kandi bikomeye. Dieu n'est pas soumis à la conjoncture. Nabwo Imana igendera mu bihe by'abantu. Zama amaboko yawe. Nashaka kubabaza ikibazo kimwe. Umuhanuzi Eliya yariye neza cyane mu buzima bwe ryari? Hari umuhanuzi Eliya yariye neza mu buzima bwe ryari? Mu gihe cya urazi Imana ivuze ngo nigere rero nshaka gutangira kugaburira, uraza ko biwanye na biriya muteka iwanyu? Urazi umukarango w'iteka? Nta bakteri wasangamo, nta mikrobe wasangamo. Haleluya. Test ugayo guyayo. Eliya yariye neza mu gihe cy'amapfa. None mwebwe nimwite kuri ibi bihe isirimo, muvuge ati twebwe ntago turi bariya. None reka mbabaze ikibazo. Nimba ibihugu byose byo kwisi byo birakubitika, ubukene ibiki byose bikaba byinjiye, n'ibiciro bitabashwa ko abantu babyafodinga, wo mugani babyafodinga, cyo ni Kinyarwanda cy'Icyongereza, batabasha guhangana nabyo, sibyo? Isi yose nimwibaza ko Imana yifuza ko muri abo bari mu isi haboneka abahembura abandi? Sibyo? Sibyo? Ikeneye abahoza amarira, bikeneye abakomeza abandi. Rero si abandi, ni mwebwe abizera. Uyu mwanya tuga dusenge, nturebe ibyo ufite bidafite, ibyo byihorere, ntacyo bivuze hano. Hano biravuga ngo injira
muri divine nature yawe. Injira muri status yawe. Nta na kimwe kinanira. Hallelujah. Imana nuwizera. Utegeke kandi wizere. Kandi uzabona bikoreka. Kuko mbere warabikoraga ariko ntago wari ufite knowledge. Ntago wari ufite gnose. Ariko uyu munsi wayihawe. Hallelujah. Mbere yuko giye ndangiza no gusenga, dufate umuntu umwese atangire asenge koko nkutakirimo binyama n'amaraso. Ibyo bibazo byose ufite, ibyo misozi yose. Hallelujah. Kubavandimwe, ku muryango wawe, kuri wowe, byose kwitorero niki byose. Tangira. Hallelujah. Utarakizwa we urumko bigoye, araza kuzana imbere bamufashe nawe yakire agakiza, yakire akamero k'Imana na watangire kuvanwa mu mugabane w'abantu binyama n'amaraso. Mwami Yesu Kristo, turaje mwami nk'itorero ryawe, turaje mwami nk'abo wahamagaye muri rusange y'abinyama n'amaraso. Uduha gusangira akamero n'Imana, uduha mwami kumenya wowe waduhamagaye n'icyo wadukoreye. Waravuze ngo twebwe ntago tukira abinyama n'amaraso, ntago tukira abantu muri rusangi. Watwise Imana n'inyuguti ntoya. Uravuga ngo ibigushobokera bishobokera n'uwizera, kandi wowe nta na kimwe kikunanira. Byose bishobokera Imana, bigashobokera n'uwizera. Ndakweretse mwami ubwoko bwawe, abantu bose bakwakiriye, bahe mwami kwizera, bahe mwami n'ururimi rwo kwizera, kugira ngo batangire babwire imisozi yimuke mu izina rya Yesu Kristo. Batangire babwire ibyo byose byigize ibihangange, ibyo byose, ibyo bibazo byanze kuva mu nzira, uyu munsi bamenye yuko ibanga n'ukuba uri mu mugabane w'abizera. Mu izina rya Yesu Kristo, mwa misozi mwe mutangire mwimuke, mujugunye mu nyanja, ahanyu nyongere kuboneka. Imisozi y'indwara, imisozi y'ubukene, imisozi y'ubugumba, imisozi y'ubushomeri, imisozi yeriyo yose, iyo misozi turayitegetse mu izina rya Yesu Kristo. Ng'abana b'Imana mwimuke, muterwe mu nyanja, umwanya wanyu nyongere kuboneka. Turizera muri uyu mwanya yuko nta kimwe kitunanira. Muri Yesu Kristo twabaye umwuka umwe nawe. Muri Yesu Kristo twagizwe Imana ntoya. Muri Yesu Kristo dufite akamero k'Imana. Muri Yesu Kristo ntago tukira binyama n'amaraso, nta limite zikiri imbere yacu, nta mbibe zikiri imbere yacu, nta nzitizi na zimwe. Hallelujah. Turiho turavuga nk'Imana, turiho turavuga mu butware bw'Imana, turiho turavuga mu bushobozi bw'Imana, turiho turavuga mu bushobozi bw'abantu baterewe umutero na Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, imisozi yose iri imbere yawe yimuke. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, imisozi yose kugose yimuke. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ibibazo byose byabaye ingutu mu buzima bwawe bitangire gusobanuka, bitangire guhabwa ibisobanuro. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, gucanganyikirwa kurahagaze uyu munsi, gucanganyikirwa kurahagaze uyu munsi. Ubwoba burashize uyu munsi, ubwoba burashize uyu munsi, ubwoba bw'ibiriho, ubwoba bw'ibizaba, ubwoba bw'ibyatambutse, ubwoba bw'abantu, ubwoba bwa Satani, ubwoba bw'abarozi, ubwoba bw'abapfumu, ubwoba bw'ubukene, ubwoba ubwo ari bwo bwose, mu izina rya Yesu Kristo turabwimuye mu buzima bwawe. Umwe wese avuga ati amen. Amen. Amen, amen. Bavandimwe, mbere yo kumbaho umugisha, murabona mbafite ibibazo byinshi. Ndashaka kubaza ikibazo. Iyo Elisha, amen, atamenya impamvu uriya mwitero wawumuteye, byaragenda gute? Yari kugumana ubushobozi bw'umuhinzi, sibyo? Kandi ubushobozi bw'umuhinzi bufite aho bugarukira. Ariko hamwe no guterwa umwitero, yaje kumenya icyo wamukoreye, icyo bisobanura, atangira kuba ku birenge bya Eliya, yiga ubwiru bwa Eliya, no kuvuga ngo ubusabane afitanye n'Uwiteka. Na niyo mpamvu amaze
kubwibona Eliya ngo nsaba icyo ushaka mbere ko ntandukana nawe, ntago yigeze amubaza ngo ese buriya kutarambwira icyo wampamagariye. Yarakimenye. Ahubwo aramubwiye ati ndashaka umpe imigabane 2 y'umuka wawe. Nuvuga ngo yari afite gnose, yari afite knowledge, yarazi impamvu bamutere mu itero. Nawe rero umenye uno munsi imbaraga zawe zihagaze he? Kumenya icyatumye Yesu aguteraho mu itero. Turifuza kubona ibintu byose bihinduka mu buzima bwawe. Amen. Ntuzigere uvuga imvugo y'abinyama n'amaraso, kuko bavuze ngo nimutamenye icyo nabagize muzapfa nk'abantu. Sous-entendu, abinyama n'amaraso, we ntago uri muri bo. Amen. Impossible utangire uyirwanye. Impossible utangire uyirwanye. Ntibishoboka utangire uyirwanye. Hallelujah. Kubera yuko wowe urazi icyo Yesu yakoze. Amen. Hallelujah. Amen. Turashaka kubona rero ibihe dushigaje mbere ko isagaruka, turashaka kubona miracles and wonders mu buzima bwacu. Turashaka kubona ibitangaza n'ibimenyetso. Bene data, iyi simple message, ubutumwa ngo nyine, c'est une révolution. Nimpinduka. Nukeneye ibindi nyine. Abasigaye rero reka tubahe umugisha. Murakoze cyane. Le jeu en vaut la chandelle. Murakivuga? Umwanya mwamaze hano ntago wapfuye ubusa. Imana ishimwe. Nshaka kuzazi wawe nsanga ibintu byahindutse. Byahindutse. Hallelujah. Quality of life. Yaparitse mu nzu. Ubuzima buzira umuze. Ibintu byose bipfuye nabi by'abadayimoni ntabyo. Kwiganyira amarira n'ibiki byose. Mama, koje ntavutse muri bariya, nta bana bacu mfite, reka bivugire. Noneho wa muntu w'ikirema ari kidengezi, ese bite byakuri hano, nabuze tibari bafite bene wabo, igihe cyose mareka manutse mu kidengezi, gengira nigore n'utubaraga twose ngo manu kasaga bantanzeyo, simfite unterura. Iyo niyo yari son quotidien, niyo yari daily life ya maganya. Simfite unterura. Wowe ntufite ibiki? Ufite Yesu. Ufite Yesu. Nagukeneye bakanaka. Nukeneye ko waravutse muri umuryango y'uyu. Nukeneye ko waraturutse hariya. Wewe ufite usumba bose. Almighty God. Hallelujah. Powerful God. Hallelujah. Iyo mvugo ure umunsi muyisezere. Hallelujah. Ntabwo wowe uri mu bantu bazapfa nk'abantu. Wowe uri Imana muri Yesu. Ariko ni nyuguti ntoya kugira ngo tukomeze kuhicyubahiro cyayo. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Amen. Amen. Yote yanawezekana. Kwa yeye aminiye. Hallelujah. Mugene mubwira wo mu rugo temaganya birarangiye. Hallelujah. Twebwe nago turi bariya. Hallelujah. Isi irarira, isi irakubitika. Yesu yavuze ngo nago turabi abisi. Ibyo kwe kumenya. Amen. Nababwiye ibintu bitatu mwabyanditse. Definition ya status. Nago nagiye mu statut y'amategeko n'ibiki. Rang, urwego. Hanyuma position. Urwego urimo mu isi y'umwuka, urwego urimo. Hallelujah. Position ufite na condition. Ibyo bintu bitatu nubimenya muri Kristo ntago uzongera kuganya. Uzamenya position abadayimoni bakubonamo, abapfumu n'abarozi.
uzamenya rang uriho, uzamenya na condition, haleluya, yawe. Ntabwo kiri muri condition y'abantu b'inyama n'amaraso, uri muri condition y'Imana nzima. Murakoze rero, reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom, muzagire icyumweru cyiza cy'ibitangaza n'ibimenyetso.